cyane turebeye nko ku buryo igihugu cyacu cyabohojwe urubyiruko rwaragiye rufata iya mbere ruja mu ishyamba ruritanga rurya nabi ruraburara rurya impungure natwo dukeya ariko uyu munsi ubuhinzi ntabwo ari ikintu ujyamo none ngo ejo uzaje gusarura ni ikintu gisaba kwihangana urubyiruko rwacu rw'uyu munsi hari umuntu twavuganye usanzwe ukora ibintu by'amaji ambwira ko azagura imashini tukabikamura tukareba ko twakoramo ji ariko urubyiruko rw'iki gihe rushaka kubaho neza rushaka kunywa rushaka kurya ibintu byiza ariko ngira ngo twagiye tubona ingero nyinshi. Muri aka kanya rero twagiye ahantu hakure kandi murabibona tuba tugerageza gukomeza kubashakira inkuru ku bijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi kugira ngo abantu bose bakomeze kungurana ibitekerezo mu buryo bugiye butandukanye. Tutagiye kure rero aho turi reka batubwire naho turi. Mwaramutse mwabwira abadukurikiye. Nitwa Yamuremye Aphrodise hangaha akaba ari mu murenge wa Nyundo mu kagari ka Nyundo mu mudugudu wa Kiyove akaba ari mu karere ka Rubavu. Hano rero turi mu murima w'ibisheke. Hari abantu benshi batazi ko ibisheke bimera biri mu murima, babibona biri ku isoko gusa. Ahantu uyu murima no wawe kandi no murima mugari, mwatubwira ukuntu mwatangiye kubihinga, igitekerezo cyaje ko habaho ubwoko bwinshi bw'ibihingwa, kuki mwahise mw'iki gihingwa mwadusobanurira? Impamvu twahise muri iki gihingwa, twahisemo kino gihingwa ni impamvu zo gutekereza kuri umuntu ashaka ahantu yakura amafaranga. Twari dusanzwe duhinga ibijumba muri iyi mirima ariko ugasanga ibijumba ntabwo byinjiza amafaranga mu buryo byateza umuntu imbere. Rero tugerageza guhinga igihingwa cy'ibisheke ngo turebe ko cyo ari cyo cyateza umuntu imbere. Ngira ngo rero igisheke twarabihinze dusanga ari igihingwa gishobora guteza umuntu imbere aramutse akitayeho neza mu buryo bukwiye. Uravuze uti ni igihingwa gishobora guteza umuntu imbere aramutse akitayeho mu buryo bukwiye. Mwatubwira inzira binyuramo kugira ngo giteze umuntu imbere, itandukaniro riri hagati y'ibisheke n'ibijumba mwari musanzwe mumenyereye mbere? Itandukaniro riri hagati y'ibisheke n'ibijumba, ibijumba hari igihe byeraga bikabura abakiriya bikaba bishobora no kuborera mu murima, ariko ibisheke ntibyabura abakiriya niyo byakwera mu gihe kibi. Wenda hariho ibisheke byinshi wabitegereza n'amezi 5 ntacyo byaba. Iyo bitinda mu murima ni nabwo biba biri kwinjiza amafaranga, biri gukura, biri no kwiyongera uburyohe. Numva rero itandukaniro ririmo nuko igisheke ni igihingwa kitabura kandi ni igihingwa kitarata, kitabura abakiriya. Umuntu ushaka gukora ubuhinzi bw'ibisheke ni iki mwamubwira? Mwatubwira uko bigenda gutangira processes kugeza ibisheke byeze? Ibisheke wakwifuza guhinga igihingwa cy'ibisheke, icyangombwa nuko umurima uri ahantu heza hatari imbehamye. Birasobanura ngo ni umurima utegereye ibiti, utari mu rubingo, umurima witazuye uri wenyine kandi ufite ubutaka bwiza. Warangiza uwo murima ukawutunganya, wamara kuwutunganya ugahingamo ingemwe, ukagenda utera hagati ya metero n'iyindi ugashiramo ingemwe zamara gufata neza zitangiye kuzana amababi ugashiramo ifumbire mvaruganda n'ifumbire y'imborera, ibisheke bikazamuka neza kandi ukaje ubyitaho ukabikorera igihe. Buri mezi 3 ukajyamo ukabikorera, ugakuramo ibyana by'ibisambo kugira ngo bitabe urwakwatsi, ugasigamo igisheke ubona nawe kizagira ingingo kizakenerwa n'umukiriya. Uvuze ku byo gushyiramo ifumbire bitumye ngira amatsiko. Uko uvuze ifumbire kandi kwijyamo nyuma y'amezi 3 niba nabyumvishe neza, nta zindi nyongeramusaruro byaba bikenera uretse iyo fumbire nk'uko bivuze? Urebye ibisheke nta zindi nyongeramusaruro bikenera, ntibikenera imiti n'ifumbire kuyishyiramo. Hari n'abadashyiramo ifumbire, kuyishyiramo nabwo ni ukuba wifuza ko bibyibuha, ariko iyo umurima ari na mwiza hari n'abatayishyiramo. Ariko iyo umurima ufite ubutaka bushariye
ushyiramo ifumbire y'imborera noneho nyuma ugashyiramo n'ifumbire mvaruganda, kandi ibyo nabyo ubikora rimwe kugeza ibisheke byeze. ushyiramo inshuro imwe kugeza ugeze igihe cyo gusarura? Kugeza igihe cyo gusarura. bo birumvikana ko bitaruhije uko biri, ntago ndumva bitagoye nk'ibindi bihingwa tuzi. ubwo wenda mwadusobanurira bitwara igihe kingana iki guhera kuri wa munsi washinze wateye izo ngemwe z'ibisheke ugeze usaruye? ubundi ibisheke byerera umwaka. iyo biteye byerera umwaka, ariko iyo umaze gusarura usubiramo nyuma y'amezi 3 cyangwa 4. hari ibisigaramo byitwa ibisigara, ngira ngo ahangaha uri kubibona, hari ibyagiye bisigaramo uraba duherutse guca. ibingibi byasigaye byo kurera ibyana, ariko duherutse guca. uraca ibisigayemo utaciye bikiri bitoya byitwa ibisigara, ubikuramo nyuma y'amezi 3. nyuma umwaka washira ukongera ugasarura. ni ukuvuga ngo usarura kabiri mu mwaka, ariko biterwa n'uko ubishaka. hari n'ubireka akabicira rimwe byose akabimaramo, agasarura rimwe mu mwaka. ni bimwe ubona byarabaye binini cyane, byaratangiye no kuzana uruyange. ariko biba byiza iyo usaruye ukagira ibyo usigazamo mu mezi 3 ukongera ugasubiramo. ndikumva urugendo rw'ibisheke uko bigenda. ni izihe mbogamizi abahinzi b'ibisheke bahura nazo muri rusange? imbogamizi abahinzi b'ibisheke bahura nazo arizo nanjye nahuye nazo ahanini ni abajura. kubera ko ibisheke bihora bikenewe ku isoko. urabona nk'abadamu babyikoreye buriya bagiye kubigurana ibirayi, barazana ibirayi bacuruze. ibyo rero bituma n'udafite igishoro nawe yirara mu murima akagenda agaca, haba ku manywa cyangwa nijoro. bisaba gushyiramo abarinzi mu buryo buhagije, abarinzi benshi. ariko imbogamizi tugenda duhura nazo ni uko niyo ufashe uwo mujura usanga ntacyo ari bukwishure. ugasanga nk'ubu hari ahantu hageze muri hegitari 2 narangije kurandura, kandi hari ibisheke byiza, ariko kubera ko habaye urubyiruko rwinshi rw'abajura barara babyiba bakajamo no ku manywa, ugasanga utakirirwa uhanganye n'abo bantu ugahitamo kubirandura. abantu benshi bari kurandura ibisheke, ariko byari bibafitiye runini, byari bibatunze, byabahaga amafaranga, ariko kubera ikibazo cy'abajura abenshi bari kubirandura. ngira ngo ni muri aka gace nzana hari njye bisigaranye, ariko nanjye nshiraho abarinzi bahagije. ariko abarinzi sabo gufata abajura ngo nabo gutangura gusa kugira ngo babirukane, kuko iyo umufashe usanga ntacyo yakumarira. ukaruha uri guhemba abarinzi bamufashe kandi watari bukwishure. ngira ngo rero abafite imbaraga nke bose ubu ngubu ibisheke bari kubirandura kubera kunanirwa guhangana n'abajura, kuko abenshi bakubwira ko bari mu ciciro cya mbere. waba umufashe ubwo akavuga ati none hubwo mpereza ibyo kurya, agasanga ni ibintu birebire. ariko ubundi atari ikibazo cy'abajura, ibisheke byo byari bifitiye abaturage akamaro. nta zindi ngamba abo bantu muri kubona mwafata batabayeho kurimbura ibisheke, ahubwo wenda bagafata izindi ngamba ku buryo abo bajura batakomeza kubyiba, ariko n'ibisheke bikagumaho? izindi ngamba zafatwa, ariko iyo urebye usanga abajura baba benshi gusumbya abahinzi. usanga ahanini ni abana batoya, ubundi ni abasore batagira imirimo. ugasanga ni ibintu byo guhangana, bamwe barafatwa bagashyikirizwa ribu, hari abafungwa, hari abarekurwa. ariko ugasanga gufata izindi ngamba nko ku muturage wa rubanda rugufi udafite imbaraga, gufata ingamba zo kubirinda ntabwo yabishobora. ahubwo abenshi bahitamo kubirandura bagahinga ibindi bihingwa. ngira ngo ndakeka ari nayo mpamvu ibishyimbo cyangwa ibijumba muri iyi minsi biri kurata, kuko hari hahinze ibisheke henshi bararanduye bahinga ibijumba. nk'iriya misozi yose uri kubona hejuru buriya yari irimo ibisheke, kubera kunanirwa guhangana n'abajura n'abana b'urubyiruko bihitamo mu cyiciro cya mbere, nta n'icyo baguhereza. abaturage bagahitamo kubirandura kuko iby'imanza, mu buryo bwo kwanga imanza za buri munsi. biragaragara ko hano mufite ibisheke byinshi, wowe ufite ibisheke byinshi rwose uko turi kubibona. hari uburyo mwaba mutekereza byavamo ikindi kintu atari ukubirya mu buryo bwo kubihekenya gusa? ntekereza kuba umuntu yakoramo ji. hari umuntu twavuganye usanzwe ukora ibintu by'amaji, ambwira ko azagura imashini tukabikamura tukareba ko twakoramo ji, ariko harimo n'imiti yo gutuma iyo ji itagaga yamara igihe. niyo etide turi gukora,
ariko ubusanzwe bivamo n'inzoga, ibisheke bivamo n'inzoga ko abantu bigeze gukoramo inzoga ivamo cyakoze ikarishe gusumbya rikeri, noneho abantu bakayinywa bagasinda cyane, ubwo nabo wenda barakiga uburyo bazayikora neza ku buryo yaba inzoga idasindisha, ariko iyo urebye usanga ibisheke bishobora kuba ibiryo kandi bikaba n'ibinyobwa. Ibisheke ni igihingwa cyiza, ubwo rero turi kwiga uburyo hazavamo n'ibindi atari ukubirya gusa, ahubwo bikaba byavamo n'umutobe ukagera no hirya no hino utagarukiye muri aka karere ka Rubavu gusa. Tugenda rero twegereza ku musozo, utubwiye ko hari abantu b'urubyiruko bajya kwirara mu bisheke bakajya kwiba, kandi ni koko hari n'abandi b'urubyiruko cyangwa n'abakuru bafata ikintu cy'isuka bakagifata nk'ikintu giciriritse uburyo batabyumva. Abo bantu muri rusange wabagiriye ihe nama bumva ko isuka ngo ari ikintu giciriritse y'abantu? Hari n'ukuntu bajya babivuga mu mvugo ngo ni ukwishyingura amaguru ngo iyo umuntu ari guhinga utuntu nk'utwo, ariko urumva nibo bahindukira bakajya kwiba. Ni iyihe nama mwabagira? Inama umuntu yababwira ni ugukura amaboko mu mufuka no kudategereza inyungu z'ako kanya, kuko ubuhinzi ntabwo ari ikintu ujyamo none ngo ejo uzaje gusarura, ni ikintu gisaba kwihangana. Urubyiruko rwacu rw'uyu munsi rero rurifuza inyungu z'uwo munsi, inyungu z'ako kanya. Inama umuntu yababwira rero ni uko kugira ngo ugere icyo ugeraho ni ukugira no kwihangana. Umuntu yabatoza kwihangana, bagakura amaboko mu mufuka bagakora, ngira ngo uretse wenda kwigira abanebwe ariko n'imirimo irahari, aho kugira ngo baje kubyiba ahubwo basaba akazi ko kubikorera. Ariko niyo bimuhaye ngo abikorere ahubwo ahitamo kwirirwa bica kubera guharanira inyungu z'ako kanya. Urubyiruko rw'iki gihe rushaka kubaho neza, rushaka kunywa, rushaka kurya ibintu byiza, ariko ngira ngo twagiye tubona ingero nyinshi aho umuntu abaho akababara akihangana, ariko ejo hazaza akazamererwa neza. Ngira ngo iyo twumvise n'ibiganiro by'abakire bahari muri iki gihe, baba mu mahanga cyangwa mu gihugu cyacu, ntabwo bakoze ako kanya ngo barare bungutse, ahubwo barakoze, barangije barihangana, barategereza. Ngira ngo icyo umuntu yatoza urubyiruko ni ukwihangana, ko dufite abenshi tureberaho, niba kwihangana bitera kunesha cyane. Turebeye nko ku buryo igihugu cyacu cyabohojwe, urubyiruko rwaragiye rufata iya mbere, ruja mu ishyamba ruritanga, rurya nabi, ruraburara, rurya impungure natwo dukeya, ariko uyu munsi kubera kwihangana, ngira ngo urwo rubyiruko rwihanganye nirwo dukesha uyu munsi kuba duhagaze n'ahangaha tuvuga ibijyanye n'ubuhinzi, tuvuga aho umuntu amaze kugera. Ngira ngo rero niba tudafite urubyiruko rutozwa kwihangana, ejo hazaza h'urubyiruko byaba ari ikibazo. Umujyojo info, reka tubashimire niba ntacyo mwongera ku byo twaganiye. Ntacyo nakongeraho uretse nanjye kubashimira. Murakoze cyane.